nasubira mu ijuru yabwiye intumwa ze ati mugiye guhabwa imbaraga za Roho Mutagatifu uzabazamo, bityo muzambera abahamya i Yerusalemu, muri Yudeya yose no muri Samariya ndetse no kugera ku mpera z'isi. Ibyo byasojwe kuri Pentekoste igihe bari bateraniye hamwe basenga muri senakuru. Isenderezwa rya Roho Mutagatifu kuri Kiliziya yari kivuka. Ryabaye iyuzuzwa ry'isezerano rya kera na kare Imana yari yaragiriye umuryango wayo. Roho Mutagatifu yabahinduye abantu bashyashya, Roho Mutagatifu aduhindura abantu bashyashya, abaha ubutwari, kandi natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi ubwo butwari arabuduha bwo kubera Kristo abahamya kugeza ndetse no ku rupfu. Mu bihe bitandukanye kandi Yesu yagiye ategura cyangwa akanateguza intumwa ze ibyerekeranye na Roho Mutagatifu, cyane cyane ababwira ibyerekeranye n'inshingano za Roho Mutagatifu azaba afite igihe azaba atagihari. Iyo bikurikiranye usanga yarabateguraga kugira ngo igihe cy'uko Yesu azaba yigiyeyo Roho Mutagatifu aje hatazabaho gusobwa. Ngira ngo n'ijambo twasomewe naryo ryatwerekaga neza ko bakimara kwakira Roho Mutagatifu abari babakikije byarabaryoheraga. Roho niwe ubeshaho, umubiri nta kavuro. Aya magambo, Roho niwe ubeshaho, umubiri nta kavuro, amagambo nababwiye aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Iri jambo turisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 63. Aya ni amagambo Yesu yavugaga twese dukeneye kugira ngo dushobore kubaho mu bwigenge bwuzuye bw'abana b'Imana. Abana natwe kandi akatubamo. Bwa mbere ababwiye ko Roho Mutagatifu ari ubeshaho. Mu Ivanjili ya Yohani ku mutwe wa 14 ku murongo wa 17 niho yababwiraga ati sinzabasiga muri imfubyi, muzasigarana umuhoza. Arababwira ati muzasigarana umuvugizi uzabana namwe iteka. Ni Roho Mutagatifu ubana nanjye, ubana nawe kandi akakubamo kandi nanjye akambamo. Icyo ni ikintu buri mukristo wese akeneye gutekerezaho cyane. Yarongera arababwira ati Roho niwe rumuri rumurikira isi, niwe wereka isi aho icyaha cyayo kiri, akanayereka kandi aho ubutungane buherereye n'urubanza uko ruteye. Niwe wenyine uzi neza bidasubirwaho ko umugenga w'isi yaciriwe urubanza kandi agatsindwa. Urubanza rwarasomwe. Umuntu wari uhari urubanza rusomwa ni Roho Mutagatifu. Yesu arimo kubwira intumwa ze ngo niwe rumuri. Si cy'abavoka badufasha se? Umwavoka iyo agiye kukuburanira mu rubanza sindagira amahirwe yo kuganira nabo cyane, ariko mbere na mbere nkeka kubanza kwirega, kuko uranza ukamubwira ngo arabanza akakubaza ngo ibyo bakurega nibyo, ese wowe warabikoze? Ese wowe wakwirengera, wakwiburanira? Ibyo ufite kikurengera ni ikihe? Roho Mutagatifu ni urumuri, niwe uzi uko urubanza rwasomwe. Ibi byose Yesu yagiye abikora agira ngo ateguze intumwa ze kugira ngo umunsi wo gusenderezwa nugera hatazagira n'umwe utungurwa. Kandi koko nta watunguwe. Nitugira amahirwe turaza kubivugaho. Petero tuzi niwe wafashe ijambo. Bishoboka ko bigaragara ko neza, nta nubwo bishoboka ko aya magambo n'uyu muteguro wose Yesu yagiye akora abategura bose wabinjiye neza nk'uko igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kibigaragaza. Ingingo ngezeho ni ukugerageza kumva ibisobanuro by'amagambo y'iyi nyito yacu y'uyu munsi, gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu.
gusenderezwa ni ijambo rikunze gukoreshwa n'abakarisimantike cyane, ariko dutuwe tubizi, nanjye ngiye kongera kubisubiramo, ntabwo ari isakaramento. ngira ngo ku wa gatatu twasobanuriwe iki isakaramento icyo ari cyo, ndetse dusobanurirwa n'amasakaramentu kiliziya yemera twese ducamo duhabwa. ntabwo ari isakaramento, nta nubwo ari isezerano, ahubwo ni umuhango ukorwa n'abakarisimantike ugamije kuvugurura ingabire za Roho Mutagatifu duhabwa mu masakaramentu, cyane cyane batisimu no gukomezwa. iyo tubatizwa, navuga ngo Roho Mutagatifu arakangurwa. Ntabwo nshaka kuvuga ngo ntabwo basinziriye, mu zindi ndimi ni nko kuvuga ngo aba active, arakangurwa. uwo muhango ugakorerwa ababyiteguye neza, uwabyiteguye neza akurikirana inyigisho mu gihe cy'ibyumweru 7, cyangwa ikindi gihe cyagenwa n'itsinda runaka bamaze kubyumvikanaho naho umuntu yubashinzwe. hano i Remera muri paruwasi yacu hari ikoraniro ririmo gutegura abazasenderezwa, bize icyumweru ku kindi, bazuzuza ibyumweru 7, ku cyumweru bazasenderezwa. ndetse natwe turi muri uru rugendo rw'icyumweru, turi mu mwiherero, ku buryo ku cyumweru dushobora kugirirwa ubuntu uko Roho Mutagatifu yabitanze, tukumva padiri mukuru aratubwiye ati abo twagendanye mu cyumweru cyose nta n'umwe usibye, nimwigire imbere mbabwire, akadusendereza, yarangiza akadutuma. duhore twiteguye. ndizera ko ibyo mbabwiye bitabateye ubwoba, ngo bityo ku cyumweru hazagira usiba. gusenderezwa nk'uko nabivuze ni ugukangura ingabire, ni ugukangura Roho Mutagatifu uri muri njyewe, maze ububasha bw'Imana bukanyigaragarizamo mu ishusho y'ingabire zinyuranye. ububasha bw'Imana iyo dusenderejwe, ni ukuvuga ngo tuba twemeye ko ububasha bw'Imana bugiye kwigaragariza muri njyewe, bugiye kwigaragariza muri wowe mu ishusho y'ingabire zinyuranye. mwibuke ko mu inyigisho twahawe ku wa kabiri twabwiwe ko ingabire tuzifite kandi zihari, ariko abenshi usanga birangariye, bityo igihe kikabacika. ejo kandi umusaseridoti wa Nyagasani yatweretse ukuntu hari ibitangaza ibi navuze bitwigaragariza mu ngabire za Roho Mutagatifu, mu ishusho ry'ingabire za Roho Mutagatifu. ububasha bw'Imana bwigaragariza mu buzima bwacu mu ishusho y'ingabire zinyuranye, biba mu buzima bwacu bwa buri munsi tukitaho. niba mubyibuka neza, aravuze ngo kuba turi hano ni igitangaza cy'Imana, waje birakunda. iki gikorwa kugira ngo ube wicaye hano, hari ibintu byinshi cyane byakoreketse. ni ububasha bw'Imana buhimbaye, bwakorewe mu ngabire nyinshi zitandukanye wahawe kandi ufite, kandi zose zikuzuzanya. reka ncemo nihuse. buri wese uri hano ntabwo ari impanuka yagize, yabitekereje kandi abihitamo. nimutekereze gahunda nyinshi cyane zashoboraga gutuma utaza, ariko washoboye gufata icyemezo kivuga ngo uyu munsi mfite gahunda idakorwaho. uranavuga, ukoresha amagambo agaragaza ubusabanyiramana, agaragaza n'ubudahemuka, ndetse ufata n'icyemezo, uruhaguruka kandi uragenda. twese twabonye turi hano kugeza uyu munsi wa none, ikitubwira ukuntu kugenda ari igitangaza cyangwa ari ingabire y'Imana, tubirebera kuri uyu mwana mutoya. iyo tugenda adashinga ngo ahamye, izo ni ingabire z'Imana, nk'uko umusaseridoti ejo yabitubwiye. ububasha bw'Imana bwigaragarizamo muri twebwe. gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu ni ukwakira ubushobozi n'imbaraga bidufasha kubaho mu buzima buhamya Imana dushize amanga.
guhamya imana ntabwo ari ukuba mu mayira abiri. Tugomba guhora dutekereza neza imana tubana nayo iyo ariyo, icyo dupfana nacyo. Bityo kuvuga imana ntibigusabe gutekereza kabiri. Gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu ni ukwakira batisimu ya Roho Mutagatifu n'umuriro duhabwa na Yesu Kristo. Ibi ngibi tubisanga mu ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Matayo umutwe wa 3:11, ndetse no mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 33. Gusenderezwa ingabire za Roho Mutagatifu ni ukwemera gutwikwa n'ikibatsi cya Roho Mutagatifu. Ni ukwemera gutwikwa n'ikibatsi cya Roho Mutagatifu. Umuriro Paulo Mutagatifu atubwira usukura, ugomba gutangira kunsukura uyu munsi nyiri hano, ugomba gutangira kugusukura uyu munsi ukiri hano, ukansukura mu kazi kanjye nkora, ukagusukura mu kazi kawe ukora. Bityo ntidutegereze ko tuzasukurwa n'umuriro ari uko twarangije kuva hano, ahabwa imirimo yacu igatangira igasukurwa hakiri kare. Roho Mutagatifu niwe ubidufashamo. Ingingo ya kabiri twaganiraho ni ingabire. Ingabire ni ukugabirwa, ni uguhabwa ibintu utari ukwiye. Ni amahirwe wagize, ni amahirwe nagize. Tugahabwa ingabire ziva ku Mana, zigomba gukoreshwa mu nyungu rusange z'umurimo w'Imana. Nta kintu na kimwe ku isi kitabereyeho Imana. Nta kintu na kimwe kitagomba gukoreshwa mu nyungu z'Imana. Zaba ari iz'ikoraniro, n'iz'ikoraniro, n'iza kiliziya, n'iz'umuryango wawe. Kuba papa mu rugo ni ingabire. Abari mu rugo, iyo mbuto bayirya ku iki? Turaza kubibona ahantu ko dusenderezwa mu mihango itandukanye. Bivuga ko niyo dushyingiranwa turasenderezwa umugabo n'umugore, duhabwa ingabire zidufasha kubaho mu rugo. Wowe mu mama, ingabire yo kuba mama mu rugo bigenda bite? Ingabire twahawe nk'uko nabivuze n'iza kiliziya ndetse n'iz'igihugu, kuko byose igihugu ni cy'Uwiteka. Igihugu tugiteza imbere mu nyungu z'Imana. Niyo mpamvu muri byose tugomba kwicisha bugufi, kuko ibyo twahawe twabihawe ku buntu. Twicishe bugufi, tworohere Mutagatifu kugira ngo adufashe kandi atwigishe uko tugomba kuzikoresha. Uku kohererezwa Roho Mutagatifu kubigishwa si igikorwa cyarangiye, ahubwo gikorwa buri munsi mu gitambo cy'Ukarisitiya. Buri munsi mu gitambo cy'Ukarisitiya urasenderezwa, ndasenderezwa. Tugira ubuhamya bwinshi butandukanye. Abatubwira bati ninjiye mu misa meze gutya, nsohotse mfite ibyishimo. Ingabire twese duhuriraho zikunze kuboneka ku buryo bwihuse ni ibyishimo, ni amahoro. Harava mu gitambo cy'Ukarisitiya ashyira nzira, nk'uko Elizabeth yagiye gusura, nk'uko Bikira Mariya yagiye gusura Elizabeth. Umwe akava mu gitambo cy'Ukarisitiya ashyira nzira kubera amahoro yabonye, ajya gusaba imbabazi, ajya gutanga imbabazi. Dusenderezwa buri munsi. Iyo duhabwa penetensiya, ntabwo ndi busubiremo ibyo padiri yatubwiye, ariko mu ngabire ya penetensiya habamo, mu isakaramento rya penetensiya habamo ingabire zidasanzwe. Habamo ibyishimo, habamo amahoro, habamo umunezero. Hari abatanga ubuhamya bakatubwira bati navuye mu isakaramento rya penetensiya numva nta biro mfite kubera ibyishimo, norohereye, kubera ko umusaseredoti yakubwiye ngo genda ibyaha byawe urabikijijwe. Si byose? Kubera ni ukuvuga ngo uba utuye umutwaro
usohotse uri umuntu mushya wasenderejwe ibyishimo, amahoro. No mu mihango inyuranye y'Iyobokamana igamije kwitagatifuza, bivuga ngo wowe mukristo wese ahantu hose uri ni ukuhitondera, ukaba maso kugira ngo igigomba gutangwa ucyakire. Yesu Kristo wicaye iburyo bw'Imana ahora yuzuza uwo mugambi we wo kuduha Roho Mutagatifu, nk'uko tubivuga mu ndangakwemera. Roho Mutagatifu ni Imana, niwe utanga ubuzima, aturuka kuri Data no kuri Mwana, arasengwa agasingizwa hamwe n'Imana Data na Mwana, niwe wabwirije abahanuzi ibyo bavuze. Singizwa Roho Mutagatifu. Ibimenyetso bigaragaza Roho Mutagatifu abambanjirije barabivuze, ni ugusubiramo gusa ko mbifite, cyangwa wenda twumve ko mukibyibuka. Hari ikimenyetso cyagaragaye cyane cyane kuri Pentekoste na mbere yaho gatoya, ni ubumwe. Bose bari bunze ubumwe, ni mube umwe nk'uko njye na Data turi umwe. Icyo mbasabira ni uko baba umwe. Ubumwe ni umuryango ingabire za Roho Mutagatifu zinjiriramo, aho abantu bateraniye cyangwa baba barenze 2 cyangwa 3. Ubumwe ni umuryango ingabire za Roho Mutagatifu zinjiriramo mu mutima wawe, ko dufite umutima, ubwenge n'umubiri. Iyo ibi bice byacu bidashobora kunga ubumwe, urumva ko Roho Mutagatifu arabangamirwa, kwinjira biramugora. Ariko ahantu hari ubumwe, ubona urukundo, ubona amahoro, ubona gushyira hamwe, byose bihari, aba ari ikimenyetso ndakuka ko Roho Mutagatifu aho hantu ahari. Mureke duharanire gushyira hamwe nk'abakarismatike, nk'abakristo gatolika, nk'abakirisitu ba Paruwasi Regina Pacis, nk'abakirisitu ba buri paruwasi aho uherereye hose, mu rugo rwawe, aho dutuye, duharanire gushyira hamwe kugira ngo dushobore kwakira ingabire za Roho Mutagatifu. Kuri Pentekoste hasigaye hagaragaye indimi zisa n'iz'umuriro. Igihuru kigurumana ariko kidakongoka, umuriro urakiza, urasukura. Niba nibuka neza inyigisho twahaye ku wa mbere yarabivuze. Utwika ikibi ukagaragaza icyiza. Umuriro usobanura imbaraga zihindura, zivugurura, muri make zirema bundi bushya. Roho umanukira ku ntumwa aje kuziha ubuzima bushya, araziha ubutumwa bushya bwo kuba inkingi za Kiliziya ya Yesu. Hari igika mu iki kiganiro turimo kuganira naje nashyizemo mvuga ngo twakwigira iki kuri Petero, ariko mwongere mureke turebe Petero twese tuzi, watinyutse agahagarara imbere y'imbaga akavuga ibyo yavuze. Niki kindi cyahindura uriya mugabo niba atari umuriro wa Roho Mutagatifu? Ko tuzi neza ko umuriro wa Roho Mutagatifu niwo uhindura ibyananiranye, kandi umuriro wa Roho Mutagatifu n'umuriro usanzwe niwo uhindura icyuma icyo ari cyo cyose iyo dushaka ko gihindura ishusho cyari gifite. Umuriro wa Roho Mutagatifu rero, Roho Mutagatifu akoresheje umuriro we abikora ku buryo bwe. Kristo akuzwe. Sinitwaza umuriro uyu nguyu tuzi udutwika ngo mugire ubwoba, ariko umuriro ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu yadukebeyeho gatoya kugira ngo dushobore gukemura ibibazo dufite mu buzima. Ariko Roho Mutagatifu niwe ufite umuriro w'umwimerere wahinduye Petero. Inkubi y'umuyaga, uyu muyaga uratwibutsa mu gihe cya Eliya ajya i Horebu agahura
agahura n'imana mu kayaga k'ishuheri. Uratwibutsa roho wa nyagasani warerembaga hejuru y'inyanja mu gihe cy'intangiriro ya byose. Niba mbyibuka neza no kuwa mbere barabitubwiye ukuntu isi yari ikivangavange, uko nabishushanyije mu mutwe wanjye, numvise isi y'ikivangavange, hejuru yayo umwuka w'Uwiteka warahuheraga, ubwo ahasigaye hari uhoraho. Niba nibuka neza baratubwiye ngo roho mutagatifu niwe wafashe ikivangavange agihinduramo ibintu bifite isura, ashingiye ku ijambo rya nyagasani uhoraho umutegetsi w'isi n'ijuru. Nk'uko twabyumvishije imbere, Yesu abwira intumwa ati amagambo mvuga ni roho. Ni ukuvuga ngo natwe dutangire kwitoza kuvuga amagambo uvuga, amagambo mvuga aho ariho hose, ndetse nayo nibwira agomba kuba ari amagambo ya roho, ahamanya na roho. Amazi ya batisimu ashushanya ivuka rishya cyangwa uburumbuke. Amavuta akavuga ubutorwe. Amavuta bayasigaga abami bimikwa. Ngira ngo imwe mu ngabire duhabwa muri batisimu nuko tura abami. Agacu kererana nk'urumuri, ububasha bw'Imana butambutse ku rubw'abantu ijuru. Ikiganza. Yesu akiza abarwayi abaramburiraho ibiganza. Ububasha bukiza. Ntago ndababwiza ukuri simbabeshya, nta gihe kinini cyane mu bimenyetso narinzi, niba narakirengagije cyangwa nari ntarasobanukirwa, ariko ntabwo narinzi ko ikiganza ari ikimenyetso cya roho mutagatifu. Ikiganza cyawe ureba icyanjye ureba icyawe, ni ikimenyetso cya roho mutagatifu. Halo, turi kumwe? Wowe ucuruza, ikiganza cya roho mutagatifu gicuruza gite? Cyakira ibiki? kirekura ibiki? Wowe urera abana, ikiganza cya roho mutagatifu. Ijambo ry'Imana ritwemerera kubacishaho akanyafu. Ese koko iyo ubahana n'akanyafu ubacishaho? Mugabo urwana niba uhari uyu munsi wa none, mu izina rya Yesu Kristo, uhagarike kurwana, ndabigutegetse. Iki kiganza cyacu ni ikimenyetso cya roho mutagatifu. Inuma ivuga ubutungane, kuvuga mu ndimi. Ngeze ku ngabire za roho mutagatifu, tuzivuga inshuro nyinshi, nazo ndagerageza gucamo nihuse tuzibukiranye naho zidufasha. Kiliziya itwigisha ingabire zirindwi nk'uko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Ingabire y'ubudacogora, ubumenyi, ubuhanga, ubujyanama, ubusabane ku Mana, ingabire y'icyubahiro cya nyagasani. Hari izindi mpano dukunze kwita karisime roho mutagatifu atangira akamaro rusange kugira ngo zubake kiliziya. Nizo Pawulo atubwira mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyakoreni, umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugera ku wa 4. Ubuhanuzi, kuvuga mu ndimi, kuzisobanura, kwigisha, gutanga inama nziza, kwihangana, kwita ku barwayi, kuba intangarugero mu gusenga, kuririmba n'izindi. Izo mpano roho mutagatifu zitanga aho zikenewe. Uhawe impano ntabwo ayigumana iteka. Impano ni ingabire zihita. Impano ntigurwa. Kristo akuzwe. Impano ntigurwa. Ni ukuvuga ngo yaba ari impano yaba ari n'ingabire, nta na kimwe tugura. Tugibatizwa, nyagasani yarabiduhaye, ahubwo tubishakashake. Ingabire y'ubuhanga ituma twumva ko uhoraho aryoha, tugahora tumurangamiye, tutamubangikanya. Iduha kuryoherwa n'ibyiza by'Imana no kubigirira inyota. Tumenyereye kuryoherwa dukoresheje ururimi rwacu, ariko aho iyo tugeze aha ngaha ni ukuvuga ngo tugomba kwaguka mu bijyanye n'Imana, ndetse tukaryoherwa dukoresheje n'ibindi bice bisigaye by'umubiri. Ukaryoherwa no kumva ijambo ry'Imana,
ukaryoherwa no kurisoma ndetse ukaryoherwa no kubitekereza, kugira ngo nk'iyi ngabire y'ubuhanga ishobore kwinjira. Idufasha gutahura imitego y'umwanzi, guhitamo igikwiye. Urugero, abafarisayi babaza Yezu ibyo gutanga umusoro, akabasubiza ati, yarababajije ati, yabatse igiceri, arababaza ngo ishusho ririho ni iryande, baramusubiza, arangije arababwira ngo ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana mubihe Imana. Ibi byose kugira ngo ingabire y'ubuhanga ishobore gukora ni ukuryoherwa mu bindi bice by'umubiri bisigaye n'iby'Imana. Ingabire y'ubwenge n'ubushishozi ijijura umutima wacu ibyerekeye kumenya Imana, iduha gusobanukirwa n'ukwemera kwacu, bityo tugashobora gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, riduha kuyimenya by'ukuri no kuyikunda kuruta byose. Roho Mutagatifu aduha gusobanukirwa kurushaho icyo Yezu adusaba n'icyo atwigisha muri kiliziya ye muri iki gihe. Iduha kandi gucengera ibintu tukareba kure hirya y'ibigaragara, tukamenya ko ibishashagirana byose atari zahabu. Iduha gusenya inkuta zitandukanya n'abandi, tukarushaho kunga ubumwe. Ingabire y'ubwenge y'ubushishozi ifungura amaso yacu, niba ariko nabivuga, dukoresheje iby'Imana twabanye nabyo byatubayemo, tugashobora gushishoza no kubona ibyo abandi batabona. Ingabire y'ubumenyi ifasha kubona ibintu uko Imana ibibona mu murongo w'Imana. Akababaro Imana ikabona ite? Iki kintu kiratugora cyane, cyane cyane iyo turimo guherekeza abavandimwe bacu. Ukagisha umuntu inama uzi ko agomba kugukura mu cyobo cyangwa mu bibazo ufite, ahubwo ati ibyo bintu birakomeye, ahubwo uri intwari. Mwumve neza navuze ngo idufasha kubona ibintu mu maso y'Imana. Bivuga ngo iduha imitekerereze mishya, tugashobora kuvuga ibintu nk'uko Imana yakabibonye, tukavuga ngo ikibi ni kibi, icyiza ni icyiza, nta kurya amagambo, nta kwikandagira. Urukundo Imana irubona ute? Ugategereza mu buryo budasanzwe, kureba no kumva ku buryo budasanzwe, kumenya icyo ngomba gukora n'igihe ngomba kugikorera, icyo ngomba kuvuga n'igihe ngomba kukivugira. Ibi byose ndimo nagenda mvuga, nubwo ntagenda ntatura ngo ninjire mu nguni zitandukanye z'ubuzima bwacu, ariko mu kazi kawe wakagombye kuba wibaza uti ubundi njyewe mbigenza nte, ubundi njyewe mbigenza nte, ubundi njyewe mbigenza nte. Ingabire y'ubujyanama, kwereka umuntu inzira nyayo, ugatanga inama ukoresheje ingabire y'ubumenyi, uganira n'umuntu ugahuza ibitekerezo bidashingiye ku marangamutima yawe, ugatanga inama, gushishoza ku mwanya wundi. Roho Mutagatifu agufasha kwiyobora mu buzima no gufata ibyemezo biboneye. Ingabire y'ubudacogora y'ubutwari n'ubutwari itumara ubwoba mu gihe cy'ibigeragezo n'ibitotezo, igatuma dutwaza mu makuba, tukabasha guca mu bigeragezo ukwemera kudahungabanye. Roho Mutagatifu aduha gutsinda inzitizi ziduturukaho cyangwa zituruka ku bandi no ku bindi. Ubwo ikipe y'impuhwe yari mu mwiherero itegura isengesho ryabaye ku cyumweru gishize, mu itsinda ryo gutekereza kuzirikana ku nyigisho yari imaze gutangwa, umuvandimwe yaravuze ngo tugende dutekereze uko ingabire za Roho Mutagatifu zidufasha mu isengesho ryo gusabira ibyifuzo bitandukanye no gukira indwara zitandukanye n'ingeso. Iyi ngabire y'ubudacogora n'ubutwari
hari abatubwiye bati iyi ngabire ni ijisho ryacu, ni ikwereka ko umuntu yitwaye ku buryo budasanzwe, yahanzweho kandi agomba kuba ari umuntu muzima, bityo ugatwaza ukamusengera utarimo kwibaza utari kubu birarangira ryari, birarangira ryari. Ingabire y'ubudacogora n'ubutwari nayo itumurikira ikatwereka aho tugiye, ntabwo itwereka intera uko ingana kuko ibyo siko kamaro kayo, ahubwo itwereka ko iyo nje mu misa mba nje guhura na Yezu Kristo, misa nkayikurikira ntuje, ntirukanka, ntabara n'amasaha. Tuba dukeneye ubutwari n'ubudacogora, mureke tujye tuyisaba, sibyo? Ingabire y'ubusabaniramana ituma dukomera ku isengesho igihe cyose, waba uri muto cyangwa ukuze, ubabaye cyangwa wishimye, ufite akazi cyangwa utagafite, ukize cyangwa ukennye, ituma ukomera ku Mana. Ubusabaniramana ukabwira Imana uti ndagukunda Nyagasani, Yesu ndagukunda, Yesu uri mwiza, Yesu uri umwami wanjye, uri amahoro yanjye. Tugiye tubyimenyereza, Roho Mutagatifu yakwihuta mu mitima yacu, aho kugira ngo umubitire agatoki cyangwa ukubitire agatoki mugenzi wawe utarakwishyura cyangwa wishe gahunda, ukabwira Yezu uti Yezu ugira umutima utuza kandi ukoroshya, umutima wanjye ugire nk'uwawe, ko n'ibitabo ibyo ngibyo aranyishyura kwabo binabwiza. Kristo akuzwe. Mureke ibyo tuvuga tujye tubishyiramo Yezu, ariko icyo nzi cyo nemera nuko Yezu iyo tumwiyegereje tukamushyira ku mutima wacu, tukamushyira mu bitekerezo byacu, byose bigenda neza. Ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani, igitinyiro cya Nyagasani, ifasha gutinya gukora icyaha, ituma habaho kubaha Imana, guha agaciro ibikoresho bitagatifu, kubaha Kiliziya, kubaha abandi, guca bugufi imbere y'Imana. Imana si mugenzi wacu, ni umubyeyi wacu. Kwirinda icyaha kuko gikomeretsa igitinyiro cy'Imana bituma duca bugufi, Imana igakuzwa. Iyi ngabire dusaba no kwimenya, ukamenya uwo uriwe. Niba twe turi abagatulika, tugomba kwitwara nk'abo turi bo. Niba twubaha umusaraba, banza nawe ubwawe wiyubahire ko wubaha uwo musaraba, n'abandi bazakubaha. Niba abandi kandi batabyubaha, ni nk'uko ibihugu bigira imipaka, sibyo? Ibihugu bigira imipaka, warenga umupaka ukaba ugiye mu kindi gihugu. So niba ngewe nemera umusaraba kandi nkawunamira, wowe ukaba utawemera, ibyo ni umupaka. Nge ndi mu gihugu cyanjye, komera ku busugire bw'igihugu cyawe, nawe akomere ku busugire bw'igihugu cye. Dufatikanye, dusobanurirane kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibyacu, bityo iyi ngabire y'icyubahiro cya Nyagasani dushobore kuyikoresha neza. Ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani ni idufasha kuvuga ururimi rwo gusenga aho turi. Ndabizi neza ko murimo kunyumva, sibyo? Reka ngarukira aho ngaho. Ngeze ku gika kivuga noneho, ese iyo dusomye ijambo ry'Imana tukitegereza, Roho Mutagatifu kugira ngo tumugereho yaje ate? Simbitindaho, ariko ni ibice by'ingenzi natekereje nkavuga nti reka mbibasangize kugira ngo mwumve neza igice nshaka kuvuga. Njya kurambagiza, ni urugero ngiye kubaha. Birashoboka ko uwo narambagizaga nicaraga hano akicara hariya hakurya, ariko tumaze kumenyana tugenda twegerana, ava mwa kiriya gihande mva mwiki, duhurira mu cyo hagati, urugendo rurakomeza,
igihe kiragera mubwira icyo nashakaga kumubwira. Muri muranyumva aho nshaka kugera? Ndagira ngo mbere kuko Roho Mutagatifu yaje acecetse akagendana n'Imana mu bihe bitandukanye kugeza asigiwe ibyo arimo kudukorera. Kristo akuzwe. Roho Mutagatifu yari ahari nk'uko nabivuze mbere y'iremwa ry'ibiriho byose. Umwuka w'Imana wahuriraga hejuru y'isi, yari ikivangavange kitagira ishusho kandi iriho ubusa. Ibi tubibona mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 2. Aho niho Roho Mutagatifu umwuka w'Imana, niyo mukibuka neza dusobanuriye kwa mbere simbitindaho. Roho Mutagatifu yari ahari. Nuko bivuga ngo Roho Mutagatifu ni umupersona, ntabwo mbitindaho. Tunaremwa n'igitekerezo gifatwa yari ahari. Sibyo? N'abahanuzi batandukanye bagiye bagaragaza ko mu minsi izaza Uhoraho azarekurira umwuka we ku cyitwa ikiremwa cyose. Hari umuhanuzi mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri, akaba Izayi, Yoweri umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, hakaba ndetse na Izayi, igitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, ndetse na Izayi umutwe wa 42 umurongo wa 1. Wenda ndasoma gusa Izayi 42 umurongo wa 1. Indirimbo ya mbere y'umugaragu w'Uhoraho, aho Uhoraho avuga ati, dore umugaragu wanjye nshyigikiye, intore yanjye inyizihira, namushyizeho umwuka wanjye, azagaragariza amahanga ubutabera. Umuntu wa mbere wasenderejwe Roho Mutagatifu, ubwo mvuye mu gitabo cy'abahanuzi ngeze mu Isezerano Rishya, ni Bikira Mariya. Aho marayika Gaburiyeli yamubwiye ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Amagambo ushaka nariya, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ububasha bwa Nyirijuru bukubundikire mu gicucu cye. Na n'uyu munsi wa none sindashobora kwishushanyiriza ibi bintu uko byagenze. Byibura nicare mvuge ngo byagenze gutya. Ariko icyo nkuramo ni ikintu kimwe gusa, nuko Roho Mutagatifu amanutse aho ari, n'ububasha bwa Nyirijuru burahari. N'ububasha bwa Nyirijuru burahari. Roho Mutagatifu yajyanye Yesu mu butayu kandi aramuherekeza. Urebe ukuntu agenda yinjira, ageze kwa Bikira Mariya, ageze kuri Yesu. Hari akansobye sinzi impamvu kancitse, ariko twibuka neza Yesu amaze kubatizwa, Roho Mutagatifu yigaragarije mu kimenyetso cy'inuma, na Yohani umubatiza arabivuga. Tuvuye kuri iyo batisimu turakomeza tukajya kuri Yesu ajyana Roho Mutagatifu ajyana Yesu mu butayu. Umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 14. Icyo nakuyemo hariya ni ukuvuga ngo amaze kumugezayo, Yesu yashutswe na Sekibi kandi aramutsinda, hanyuma ahava yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu. Umutwe wa Ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku mutwe wa 14. Roho Mutagatifu niwe wamujyanye, kandi amaze kuva mu butayu, amaze iminsi 40, Yesu yagarutse yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu. Ubutayu urimo wabujyanywemo nande? Uzasohoka namo iki? Ubutayu ndimo bujyanwamo nande? Ni ukuvuga ngo aho turiho hose icyo twakwita ubutayu, niba uri mu butayu ugomba kuba uri kumwe na Roho Mutagatifu, kandi iyo ubuvuyemo usohokanamo ububasha bwa Roho Mutagatifu. Nihuse, Yesu atangaza ubutumwa bwe ku mugaragaro, naho mu Ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 18 kugeza kwa 19 yavuze ko Roho wa Nyagasani amutwikiriye, kandi yamusize amavuta kugira ngo ageze inkuru nziza ku bakene, atangariza imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zibohotse, abapfukiranwaga ko babohowe, kandi yamamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Ngubu ubutumwa natwe dufite.
yesu kirisitu amuteguriza nk'uko twabibonye mu bika bibanza mu ivanjiri ya yohani umutwe wa 14, umutwe wa 16. umutwe wa 14 akunze kuvuga ati sinzabasiga muri imfubyi, nzabohereza umufasha, nzabohereza umuvugizi. umutwe wa 16 akatwereka inshingano za Roho Mutagatifu. yezu ajya kugenda, nubwo yasezeranyije intumwa ze ati ntimuzave i Yerusalemu mutakiri Roho Mutagatifu, ariko yasize amutanze. mu ivanjiri ya yohani umutwe wa 20 umurongo wa 22, nyuma yo kubaha ubutumwa yarababwiye ati nimugire amahoro, uko data yantumye nanjye ndabatumye. amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakire Roho Mutagatifu. umunsi ntumwa Roho Mutagatifu yigaragariza mu ntumwa ntago ari wo munsi bahawe Roho Mutagatifu. turebye igihe yezu yakoreye kino gikorwa n'igihe Roho Mutagatifu yigaragarije. ibi ngibi nabivugiye kugira ngo twese dutekereze ko tutagomba kwirukanka inyuma ya biracitse, ahubwo dukomeze ubuzima bwacu no kwitegura kugira ngo Roho Mutagatifu ashobore mu gihe yagennye ashobore kutwigarurira. Roho Mutagatifu yagombaga kubanza gutegereza. wakwibaza uti kuki Roho Mutagatifu ko yezu yari abivuze kuki bitahise biba? iki ni igitekerezo ngiye kubasangiza, ariko numva ko ubwanjye gisobanutse. Roho Mutagatifu yagombaga kubanza gutegereza yezu akava ku isi akagera mu ijuru, agatanga raporo, noneho Roho Mutagatifu akabona kuza azi neza aho agiye gukomereza. kuko nuko mbyumva akamaro ka Roho Mutagatifu. buri wese ahabwa kugaragaza ingabire ye kugira ngo igirire akamaro kiliziya. ingabire ziradutagatifuza, zikatuvugurura, zikaduhindura abantu bashya. uyobowe na Roho arangwa n'urukundo rw'Imana n'ibyishimo, urukundo rwa kiliziya, ubutware bwo gukora icyiza n'ubumwe. ibyo dusabaga kugira ngo twakire cyangwa dusenderezwe Roho Mutagatifu ni ukwemera uko Roho Mutagatifu akora. guca bugufi, kumera nk'umwana mutoya, kuba inshuti y'ijambo ry'Imana, gutsimbarara ku isengesho, gusenga ubutarambirwa, kuramburirwaho ibiganza. wamenya gute ko ufite ingabire za Roho Mutagatifu? ingabire ushobora kuyisaba ukayihabwa, cyangwa ukayihabwa utayisabye. hari igihe Imana ishyira mu mutima wawe ishyaka ukabyiyumvamo kwifite. so uri mu ijuru azarushaho ate guha Roho Mutagatifu abamumusabye? nk'uko tubibona mu ivanjiri ya Mutagatifu Luka umutwe wa 11 umurongo wa 13. abandi bashobora kuyikubonamo. iyo umuntu akora aratinyuka, ingabire igakora. iyo adakora irasinzira. turasabwa gukora. umurima weramo ibyatsi biwurimo. icyo utateye mu murima ntushobora kukiwusaruramo. gukuza ingabire ya Roho Mutagatifu muri nge bisaba imyitozo kandi ihoraho. gukunda ijambo ry'Imana. ijambo ry'Imana ni ingabire itwara izindi ikazigeza aho zigomba gukurira. ijambo ry'Imana rihindura imitekerereze y'urikunda. ijambo ry'Imana rihindura imigirire n'imikorere. gutekereza kwiza neza, guharanira kuyobora ibitekerezo byawe wirinda ikibi. nk'uko navuze hejuru ko ntawe usarura mu murima icyo atahinzemo, ni nako bikora mu bitekerezo. ndetse n'ijambo ry'Imana rirabitubwira. ntimusibeshye, ntitwibeshye, Imana ntininirwa. ibyo dusarura ibyo tubiba nibyo tuzasarura. ibitekerezo by'umuntu wese bishingira ku makuru afite. ibitekerezo byawe bishingira ku makuru ufite. amakuru kandi umuntu afite aho ayakura mu byo asoma, ayakura mu byo areba, ayakura no mu byo yumva. usoma ibiki, ureba ibiki, wumva ibiki.
guhitamo kumva amagambo atanga ubuzima. Ntabwo ibiryohera amatwi byose ariko biduha ubuzima Imana idushakaho. Kuvuga no guhorana ijambo ry'Imana aho uri hose. Twigira iki kuri Petero? Ndimo ndagana ku musozo. Nta byinshi mvuga kuri Petero, kuko Petero twese turamuzi. Ariko hari ikintu kimwe kiri muri Petero twese dushobora kumwigiraho. Petero agaragara ahantu hatandukanye, mu mwanya umwe ibyo akora Yezu akabishima kandi akamubwira ko biturutse ku Mana, ariko mu wundi mwanya rwose akamugaya ndetse akanamucyaha, amubwira ati mvi ruhande se kibi. Kristo akozwe. Ntabwo mbisesengura cyane, ntabwo mbitindamo. Nimwibuke Petero avuga ko Yezu ari umwana w'Imana. Nimwibuke Petero yerewe akavuga ko batasiga Yezu kuko ari ufite amagambo y'ubuzima. Nimwibuke Petero aca ugutwi k'umugaragu. Nimwibuke Petero yihakana Yesu. Nimwibuke Petero yiyunga na Yesu akamubwira ko rwose abizi kandi amukunda. Petero niwe muntu wa mbere wahawe penetensiya. Kweze abaza Petero akamubwira ati Petero urankunda. Abimubaje gatatu, murabizi abana b'abantu ko tumeze, aravuze ati birakomeye cyane rwose, ni nko kunyibutsa ko namwihakanye gatatu. Aramubwira ati urabizi neza ko nkukunda. Undi aramubwira ati ndagira intama zanjye. Uyu muntu wagiye mu byiciro bitandukanye asa nk'utera Imana umugongo, ubundi akayihagararaho ameze nkatwe. Hari byinshi twamwigiraho, tukagerageza kureba ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, tukagerageza kwibaza no kwibwira icyo yatekerezaga igihe yakoraga amakosa nk'ariya. Natwe tukareba ko atari byo biri mu buzima bwacu kugira ngo tubikosore. Umwanzuro, ingabire za Roho Mutagatifu twazihawe muri batisimu no mu gukomezwa. Turasabwa rero kugira ngo Nyagasani aturinde kurangwa n'ubwoba, aturinde gushidikanya, kubihirwa n'iby'ubukristo kandi dufite Roho Mutagatifu. Tuzera imbuto nyinshi nitwemera kwivugurura muri Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu aratwigisha, aratuvugurura, agatuma dusabana n'Imana, cyane cyane mu isengesho. Nk'uko Pawulo yabibwiye Abanyagalati, twemere Roho Mutagatifu atuyobore, nibwo tutazakora ibyo umubiri urarikira. Dufungurire imitima yacu Roho Mutagatifu, nibwo tuzerera abo turi kumwe imbuto za Roho, arizo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza no kumenya kwifata.